Iza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe utarakora subscribe igihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu tugera twa uploadinga byacu bya buri munsi. So ndashimira buri muntu wese rero wagize uruhare rwo gukora subscribe kuri channel yanjye. So nizimye rero ndacyari mushyashya kuri YouTube. Ndashishikariza buri munyarwanda wese utarakora subscribe kugira ngo abashe gukora subscribe, asharinga ibiganiro byacu, anare video zacu, ajya muri section comment atwandikire atubwire icyo tugomba guhindura muri video zacu za buri munsi tugira twa uploading. So nizimye mu magambo rero ndagira ngo uyu munsi tuganire ku muhanzi wacu cyangwa se ku munyamakuru wacu witwa Yago Pondati. Yago Pondati ni umusore wamenyereye mu mwuga w'itangazamakuru yakoze igihe kitari gito yapemwe mu mwuga w'itangazamakuru kugeza ubwo yaje gushinga channel yiwe ayita Yago TV show. Urumva amaze kwita Yago TV show rero yarakoze ubu ngubu ndakeka channel iri kugira mu 600 gutyo. Urumva ko ni channel ikomeye mu gihugu, channel kandi ikurikiranwa n'abantu benshi cyane. Mu gihe cyashize rero Yago yaje kwagura impano yo ko dore n'ubundi ko akiri mu mwuga w'itangazamakuru n'ubundi ko yarazi ibintu byo kuririmba. Yaje kwagura impano yiwe rero aya mu mwuga wo kuririmba. Mu byukuri Yago ni umusore uzi kuririmba, afite ijwi ryiza, araririmba, azi writinga indirimbo akayandika neza, akayikompoza neza, akajya muri studio bigakunda. Ariko akimara gukora indirimbo ya mbere Suwejo, ni indirimbo yamamaye irarebwa cyane ko harimo n'abastari benshi cyane. Ariko gihe kintu cyambabaje ni ukuntu yaje mu mwuga wo kuririmba abantu ntibamwakire nkuko bari basanzwe bamuzi. Se nkabaye uti Yago ni iki yabatwaye kugeza ubwo mu mwaga mnuka gutyo. Yago rero yagiye akora indirimbo nyinshi cyane kugeza ubwo yaje gushyira album yiwe hanze. Mu gihe cyashize za gukora igitaramo cyabera muri Kankigali. Muri Kankigali akora igitaramo kigenda neza pe, abantu baritabira ari benshi, bararirimba, ibintu bigenda neza cyane. Haboneka umwanya rero kuza kwiyemeza, haboneka umuntu ukora muri company imwe ntari buze kuvuga kuko nyivuze nabandi kuyamamaza. Hanyuma rero amwemerera ikibanza amwemerera ikibanza ariko mu buryo bwa company. Hanyuma Yago urumva yashimiye abantu nyine, urumva kameme bari bamuhaye ikibanza mu mujyi wa Kigali, urumva ko bari bamuhaye ubutunzi bufatika. Hanyuma rero mu minsi yashize Yago arategereza ko bazaya company zikamuhesha cya kibanza, araheba. Hanyuma rero ejo bundi arandika kuri Twitter, kuri Instagram yiwe, aravuga ati se company yatwemeye ikibanza mu gitaramo cyanjye ko ikibanza ntakibonye. Urumva ko nyine ni ibintu by'inshobera mahanga byatumye nyine byatumye avuga noneho. Hanyuma abantu benshi cyane baribaza batera ama comment iti iyo company ni yihe, uwo muntu wamwemereye kibanza arahaguru ahita tweetinga nawe ko ntuza kuri Instagram, ahita musubiza aramubwira ngo ntago ari company yacu ahubwo n'undi muntu uhagurutse avuga irindi zina rya company ryamuhaye icyo kibanza. Urumva icyo kintu? Mu byukuri niba abahanzi bakoresheje umuhanzi runaka cyakoresheje igitaramo, akenshi na kenshi ari uzasanga umuntu uzahaguruka kuriya rimwe na rimwe azagiye gufata ifoto, ikindi agiye kugaragaza ko ya joininze icyo gitaramo. Urumva hanyuma narabona yarangiza kwerekana ibyo byose ko ya joininze cyangwa se yitabye icyo gitaramo cyangwa se ko yahageze cyangwa se ko yambaye neza, uzasanga rimwe na rimwe azabona amaso amureba menshi cyane, agahita avuga ati ngiye nemeye ikintu runaka, kuzagitanga bikaba ikibazo. Ndagira ngo nkosore kano kantu, bantu mwitabira ibitaramo by'abahanzi, itabira igitaramo niba gusapotinga umuhanzi waririmbye uwo munsi, hanyuma ibyo we yiyemeje ubitanga bihigure, kuko ntabwo waba uri umugabo uvuga ikintu ntuzagihigura. Ubwo ni ubugabo bw'ubujajwe. Urumva niba koko waratanze ikintu gihugure, ugihereza ugomba kugiha. Hanyuma niko kwitwa umugabo. Nose kwitwa umugabo no guhaguruka ajya mu ruhame rw'abantu ngo ugiyemo niyemeje ikintu, hanyuma ikazangira utagitanze. Yago mumwangira iki? Yago niba yarakretinze igitaramo cyiwe akagishyira hariya kigakorwa nta muntu asabye support, dore ko hari n'abandi bahanzi yari yatumiye batagiye no kuririmbamo kubera ubujiji bw'abantu.
ubujiji, ariko ubundi umuntu azagira ubujiji kugeza ryari? Ese niyo ubona ko umuntu agutumye mu gitaramo cyiwe ntujye kuririmba, ntujye kukiririmba muri icyo gitaramo, ntujye kukiririmbamo kandi waramwemeye ko uzamuririmbira, ubundi bwo wumva atari ubugwari koko ngo mumaze gukomera? Bro, nta muntu ukomeye kuri iyi si, urumva? Gukomera nta kintu bivuze, urumva? Ibintu byose ni magirirane. Ibyo udashoboye yagara bishoboye, ibyo yagadashoboye nawe urabishoboye, urumva? Ibintu byose rero ni support bro. Ntugatekereze ko ukomeye cyane, urumva? Hari abandi babukubanjije bari bakomeye kurenza wowe, batakiri muri uwo mwuga wo kuririmba, baritiyarinze bagiye mu bindi, urumva? Impano zigashira, urumva? Yago rero njyewe Yago ndamukunda cyane. Yago ibihangano byo ndabikurikirana kuva ku ndirimbo ya mbere ye kugeza ku ndirimbo ya nyuma. Indirimbo ziyo ndazikunda cyane pe, urumva? Umwana w'itabagwe wowe uramukinisha sha, wavuye iyo ngo katikati akaza Kigali akaririmba, akavamo umuhanzi, akavamo umunyamakuru, wowe uramukinisha. Njye ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe, making ashobora ko wakoze subscribe kuri iyi channel yacu. Niba utarakora subscribe ufite ikibazo gikomeye cyane, kubera ko dufite ibiganiro byinshi cyane tugenda twa uploadinga, amakuru menshi cyane utabonye ahandi ku zindi channel. Ahangaha uzasanga kuri channel ya Nyayo TV Show. So ndashimira buri munyarwanda wese umurikirana rero ukomeza ko mu mwanya wiwe. Nibutsa abantu ko buri munsi muzajya mubona video yanjye na uploadinze. Murabona ko nibera hanze, ntabwo ndi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko igihugu cy'u Rwanda nicyo cyambyaye, ndanagikunda cyane. Ni igihugu cyanjye, igihugu cyanyuze mu bintu byinshi cyane, urumva? Ku buryo n'amahanga yose yamenye icyo kintu. U Rwanda rero ndarukunda, igihugu cyanjye. Niyo nazagenda nkamara imyaka 500 bro, Rwanda is Rwanda, urumva? Ni igihugu cyanjye. So ndashimira rero umuntu wese unkurikirana kuri YouTube channel yanjye, uwakoze subscribe, Imana imuhumugisha. Nawe utarakora subscribe, making ashobora kuza subscribe, usharing ibiganiro byacu, ujya muri section comment utwandikire na share na like nazo ziba zikenewe. So ndashimira buri umwe wese rero, nshimira na Yago ukomeze uririmbe neza, ukore ibikorwa byawe, ukore ubunyamakuru, uririmbe, wubake ikintu gikomeye muri iyi entertainment y'u Rwanda. Abaguca intege rero abo ngabo bihorere, focusinge ku mushinga wawe cyangwa se mu kuririmba kwawe, ahubwo babandi baguseka ugende ushyire nk'imbaraga none ukore cyane kurusha uko wakoraga. So ndabashimira rero mwese, Imana ibaho umugisha, ndabakunda.